ujya utanga imisanzu se? Imisanzu mu ikipe kereka mu kabari aho ubaje imisanzu natanze wabona rwose nitwara neza bahita mwasinzi binaha bagaragara ndimo mu basinzi bagaragara bari bwabitse ipantaro mu kabari bakaguha inzoga aho gwishyira muri envelope mu kabari se ugwahiditsa gute none se wishyira muri envelope ukagusha umuvandimwe akaguha amafaranga wene rwago wari bwashonoza ibishyimbo bitarera ngo ukunde unywa inzoga bitarera bitaratera ahubwo bitarera se warabiteye ahubwo ubwo wawiyubashye ushonoza ufite intabire nta n'imbuto ufite urashonoza kumbeshya oya ntago kukubeshya mbifurije ibihe byiza badukurikira hano kuri Rukamyarungu mugwiza imigisha mu byo mukora byose gendi Herve Iradukunda Ntwari mbafitiye umutumirwa hano kuri Rukamyarungu nyine cyane imaze kumenyekana iri mu kazi ahantu hose niba utarakora subscribe na waracitswe like na share byo ni umurimo mwiza waba udukoreye yes ndakwakiriyeho meze bitese ni byiza bakwita ndetse bamwita Nzabimana Janvier umwana muto Janvier amakuru y'iminsi amakuru ni meza ongera ijwi tuganira amakuru y'iminsi amakuru ni meza cyane iminsi mikuru suri kuyibona iminsi mikuru uko tuyibona ko rwose ni nk'uko abandi bose bayibona nta birenze hasi kuri kuvuga uranda gashyiramo morale shyiremo ijwi rigaragara bibaye ngombwa biba ngombwa ryari ngombwa iyo bwije kuko nta bwijura kubera iki nta bwijura kubera iki nta bwijura none se wabishobora utibeshyeye ni igikorwa cyakozwe n'ushoboye twe ntabyo dushoboye ntabyo mushoboye ariko se ijoro uzaho riva ubundi ijoro nagerageza nubwo ntahazi ni hehe ijoro rishobora kuba rituka kuko izuba yenda ryarenze donc urumva izuba ryo riba ryamaze kurenga online ku murongo waryo igikurikira rero ni icyitwa umwijima donc umwijima umwijima nyibutsa dukomezanye ahubwo umwijima none se uzaho rijya nzaho rijya ahubwo nzaho riba ijoro aho riba oya ijoro ryo ntago nzaho riba kuko riba rwariraye ariko uzaho rijya aho ryo se tuba twajyanye icyo ni cyo kibazo nanjye nibajije wowe wari umbwiye ngo ijoro ngo nta ubwijura nzi ko bwira habaye ijoro tiyetse papurize ngo iki impagite jene oya ayishuwa komeza niko oya ntabwo ari jya ukomeza ni wowe ufite ijambo ndacyari ifite ibyo byose ntabwo nzaho bijyana n'aho biva kuko si jye wabihaye gahunda ahubwo uwiteka ni uzi aho biva n'aho bijya uwiteka uramwemera yes usengera muri hetore usengera mu itorero ryubashye cyane riri muri iki gihugu warihitamo nawe ukambwira iryo ari ryo none se reka nkubwire jye tujya tujyana gusenga njye tujya tujyana gusenga none se ntuzi amatorero yiyubashye ari muri iki gihugu oya ntabwo ari ntukibamo uba hanze oya nyibamo ariko ntabwo ari ryashyira ku murongo menye ngo iri ririyubashye iri rirasuzuguritse ahubwo we mbwira uyatonde ku oya yaba ari risuzuguritse cyangwa se iryubashye byose byubaha Imana hitamo rimwe ngo ha murongo oya ntabwo narihitamo ngihitiremo ahubwo gira vuba nkanjye usanzwe mu baturage batuye ino ntuye mu mudugudu hano hafi ntabwo ari kure tujyane uharebe oya turahari turi hano kuri Rukamyarungu umva jye nyibwirira ngo kora subscribe kuri Rukamyarungu ako konye uretse nkwereke baryo jambo nkwibwirira kora subscribe kuri Rukamyarungu kora subscribe kuri Rukamyarungu Rukamyarungu niyo cana iri mu kazi Rukamyarungu niyo cana iri mu kazi yes twakomeje reka rero nkubwire agakoryo kambaho ngiye ku isoko hari imusha yes rero gutera harana ngiye kwigurira uniform y'akazi ndimo ntarya mu isoko igisambo cye nkora mu mufuka
cyakora yashakiye nanjye yagikoreye buriya ntugira ngo ndagashwari k'umugabo oya ntago ariko nteye umusinzi w'umusirimu kuri pe reka ikivugo cyanjye wakizi wari ukinkomereje reka iby'icyo ngerageze gisambo nyitakume kuko ntabwo ndasaza cyane shyiramo ikivugo ntacyo ikivugo cyanjye umusinzi w'umusirimu umeze nk'umusazi w'urusatsi rubi usasa ibigambo biseseza kandi ntibigango mirongo nzamara jambo umwana muto wagifashe oya keretse usubiyemo kabiri uzagifata ejo Ora nakiri kodinze na kamera nzajya nsubizamo numve cyangwa njye kuri channel ya Rukamyarungu nsubize n'inshuro shaka umusinzi w'umusirimu umeze nk'umusazi w'urusatsi rubi usasa ibigambo bisesereza nzamara jambo umwana muto murakoze ntuye n'ahangaha hagata umusinzi w'umusirimu usetse ibigambo aya umusinzi w'umusirimu umusizi umeze nk'umusazi w'urusatsi rubi wigambo bisesereza kandi nta n'ibigango mirango nzamara jambo umwana muto amazina yose nyakuri akaba atuye no muri umudugudu wa Runyinya reka none twikomereze kuri ako kantu kakubayeho wagiye mu isoko ku byerekana n'icyo gisambo cyari gituye imusha cyangwa gituye ahandi ahantu simbizi murakoze naje kugifatira mu mufuka rero wumve uko ibintu byagenze naje kugifata pe ngifatira mu mufuka cyangwa njye nagikoreye kuko njye nitwara neza mu magambo nagikubise urushyi rumwe ariko nafite kugikubita ebyiri sanga gishobora kugwa hasi gikubita rumwe mbona kiragarutse ndanya ndakigarura ariko ngikubita ivi kugira ngo kitagwa urumva yenda uhagurutse ushobora kubigukorera nk'aho usitemo ukabifata nabyo oya ikibazo nuko wabikorera kuri jewe ukabura mu kamera ikabagira ushaka undi muvandimwe nkayimukora nabwo bikamarika muri kamera oya urumva nkamukubita ivi nkamugaragara ariko ntagwe oya uzi ikibazo se aho ngaho waba uri mu Rwanda kuri ntabwo ari kurwana ni ntose aya neza ubwo urumva ibyo wagikoreraga wari uri mu gihemba ko cyagukoze mu mufuka cyangwa wari uri mu kibabaza ntabwo nakikije kuko ibihembo cyabonye cyarabyishimiye kakijya vatura muntu rwose ni byiza pe urampembye kandi ndanyuzwe urushyi rumwe ivi cyari gikuye mangahe nk'uko nagihushije cyari gikuye mangahe cyari gikuye mangahe ariko vugisha ukuri yahehese ntayo ariko nagihembye kubera ko cyakozemo nta kintu kirimo uvuga ngo cyakuye mangahe nifite angahe ahubwo mbwira wari ufite angahe yahehese kikoreyemo no mu mufuka ntayarimo ariko ko ngufatiye mu mufuka ibihembo byawe online right Paprise Impact Jeune Paprise Impact Jeune bivuga iki urabyumva naraza gusobanura cyangwa se avandimwe nabo bari kuri YouTube baza kubigerageza bagenekereza ariko si ubu baragenekereza ibintu nyirabyo hari ahubwo nyirabyo nabitubwira uko biri ubwo numva reka mbahe icyoroshye ubwo numva ngo ibyo ngibyo ni amagambo yo kwikubura mu ndimi z'amahanga ubwo nuko batubigenekeje nta birenze ugiye kuyasobanura byakugora ntabwo gena yasobanura aya magambo nyine urumva ni amagambo ni inshoberamahanga ariko yo mu ndimi zakure ariko ubigenekereza uko biri mu kivugo cyawe wambwiye ko uri umusinzi w'umusirimu umusizi umeze nk'umusazi ariko mbwira ibintu uretse ariko nkirangiza ntabwo ndakirangiza gikokoze kandi ngikukuze umusinzi w'umusirimu umeze nk'umusazi w'umusirimu unywa nk'amacupa nkangahe kugira ngo usinde njyewe ubwanjye kereka hari nk'ufite nk'idomora hafi aha tukaba twagerageza ukareba yariyo kuko njye sinyazi ntabwo yazi basi se umara amasaha ngaho uri kunywa inzoga iyo nicaye hasi cyangwa mpagaze byose yenda unywa uhagarara wicara cyakora reka nakubeshya iyo mpagazeho nsinda vuba ariko nicaye nk'ahangaha byaba byiza hari nk'idomora idomoro ijyamo amacupa y'ibare nyibare ntaranayibona ntabwo urabona idomora reka kubera ko igihe noroheje ubona ndi umuturage utuye ino kandi mfite umugore n'abana yenda ngira nk'atatu amacupa atatu amajerekani atatu y'urwagwa ariko ntabwo ari igikwangari tuyagerageze turebe nzana amajerekani atatu yanywe turebe ko tuyashobora nupfa se oya ntabwo mpfa ndahungabana uhungabana gute uhungabana kubera ko mwanywe wese arahungabana ariko mbwira ikintu kijya kikubaho nk'iyo wasinze ukumva mu gitondo kabisa dore ikintu kinshimisha nasinziriye nkunda abantu ikikubabaza ariko noneho ikimbabaza
ikimbabaza iyo iyo nasinze wasinze njye nasinze nta kintu kimbaza mu buzima bwanjye. akaririmbo se ukunda gushyiraho nk'iyo warukanyaze bye ni nk'akahe? akaririmbo ngo nkumva udakuririmba iyo yenda nasinze nkumva karanshimishije ni agakorasi, kubera ko njye nakubwiye ko ndi umukirisitu burya utuye hano hafi aha ngaha urabibona idini ryanjye kandi nakubwiye ngo uhitemo ntabwo wabyumvise nese wamenye iryo kandi nari gusaba nese ntabwo nyine wabinsobanuriye wagerega hari ibintu byinshi wagiye unyiba twajyaga kubigeraho ukanyiba mbigusobanurira reka mbigusobanurira kubera ko nabo n'abakereriwe twe dusenga muri ADEPR wacu. ADEPR harya yemerera umuntu gusoma gake ariko adahungabanya abaturage. ubu tuzatumire pasiteri tumuhuze nawe umwemeza ukuntu kunywa gake. Pasiteri wa hehe? nyine wo muri ADEPR. Pasiteri wa ADEPR hari domara urwagwa wamwica akazi wamujyana ahantu handi yubashye agasoma gake nakigira mu rugo. Oya reka tumutumire kuri televiziyo ya Rukamyarungu tumushyireho nawe uhari noneho muganire umwemeza ukuntu ari ngombwa kunywa gake nawe yenda kwemeza ibyo azaba yatekereje. Oya ntago nzamwemeza ubwe je nemeza Bibiliya kuko nicyo gitabo gisesuye dufite. Ako se ubusoma Bibiliya kangaye mu cyumwe. None surabaza yuko ntize nje nizi Nyanza mu kigo cyabikira siho nize nta nundi muturage hano uranshinza namva ngo nizi Gikonko nta urabinshinza pe kabyo bintu umenye ko ari byo. Gusa nakubeshye none se kwiga Nyanza mu kigo cy'ababikira bihuriye nuko reka yuko twitwaraga neza ko dufite discipline de faire. Discipline ipimirwa kuki? Imyitware y'umuntu nyine uyipima gute wowe? Ku munzani uko ushaka nyine icyo ukoresha uyipima. Dore discipline hanireberwa mba twicaye aha habe imivugire cyangwa ibikorwa donc voilà la discipline. Ariko igifaransa ubanza ugikunda? Ndiyo. Ku cyongereza se uragerageza? Icyongereza n'igiswahili ngaho mvugira mu cyongereza ngo bari kunkamera. Bari kunkamera bimvugire mu cyongereza. Ndabyumva neza ibyo. Bari kunkamera. We are coming me. We are coming me. Okay. Ngaho mvugira mu gifaransa ngo bari kumfata amajwi. Yes. Mu gifaransa. Birananiye. Yashyira mu gerageza byibuze ubyica urimo hagati. Wibagirwemo kamwe. Nakibagiwe. Nize kera i Nyanza. Akubanza utajya usiba isoko. Isoko? Ntago ari kenshi cyane. Ako akenshi ukunda kurijyamo. Akenshi ukunda kurijyamo? Iyo mpari. Iyo uhari. Iyo udahari se uba wagiye he? Iyo udahari uba wagiye he? Iyo ntahari. Giye kubera ubona nk'undi bikorwa byinshi byerekeranye no kunywa ariko ntago ari byo gukora. Jaho wambeshye. Si ibyo kurwana n'ibyerekeye no kunywa. Hajye mba ndimo nkirunguruka mu madomora ndeba ko yenda injoga zashize ahantu. Murakoze. Uretse kunywa si ikindi kintu ukunda ni iki? Ikindi kintu nkunda mu buzima si ibyo kunywa. Nkunda abantu n'ibintu. Ibintu bimeze byabo ndetse. Byabo gute? Ibintu byabo nkunda abantu n'ibintu byabo. Urugero nyine rega we nuko utabunsobanurira. Shaka kwanga ukunda n'umutungo ufite. N'umutungo umuntu afite. Naho nka nkukunda. Kandi nagushimira kwa ugezeho. Ako ikintu cy'agaciro cya danje watunze mu buzima ni nk'icy'amafaranga ngahe? Jewe cy'agaciro nta mafaranga ndi natunze arenze 500. 500 by'u Rwanda ariko ntago ari by'u Burundi cyangwa bya Uganda. Urumva sabwo utarenze 500,000 wazikozemo iki se? Nazikozemo iki? Nubatsemo inzu shakamo n'ubundi buzima buciriritse. Ubwo se urumva uri umwe narinzi ko wanyweyemo nk'ikazi 5 urumva ahubwo kunywa uracyagenekereza. Ayo mafaranga ntago ari ayo kunywa. Ayo kunywa bari nkangaye. Ese icupa rigura 500. Urumva wakayanywa. Ayo na inzu. Yenda ukaguramo n'inka.
cyane ikindi kintu ntagarayo tugwebwe icupa hano mu cyaro rigura amafaranga 200 Eh. none se ubwo 200 niba ariyo y'icupa Ese ubu wafata 500 ukabihereza umuntu ku icupa oya unyweramo kimwe ugenda mara gutyo ufite nimero zanjye urazimbwira ndaza kuzigwa mfite touch niko nari nzi ko byibuze unywera nk'ibifungo myinshi cyane y'amafaranga none urumva ko uracyabyiga hoya ntago nkibyiga nese ari akazi ngira kampa amafaranga yo kunywera ngana gutya niko wakabambwira uti je miliyoni nayishyize ku muhogo ndayigotomera irashira ntayo ndabona ngo nyishyireho ahubwo nashyizeho vuga shaka nayishyizeho mu bice bitandukanye ariko uko ujyana turuwasi uko ujyana sensi uko ujyana desa mpaka bikazayikora byo bishobora kuba byanarenze ariko noneho ntabwo nigeze nyikabakaba aho irambitse kugira ngo nyikoze n'imitwe y'intoki uheruka kuregwa kwa mudugudu nka ryari reka nibuke ndaza kukubwira nzakubwira ejo cyangwa hari ikibazo se nzaba turi kumwe oya bumbwiriye aka kanya mudugudu aheruka kukwakira mu bibazo byawe mu biro bye mu bya mudugudu simperukamo nta na rimwe urajyamo se basi ntabwo byabura mu buzima ariko bidakabije ako kadakabije uheruka kwa mudugudu ni nk'akazi byari byakugendekeye yenda nuko nanyweye urwo rwagwa rushimishije ntari rw'abaturage nkaba nakukuza n'umuvandimwe kukuza uzi iyo terime nuko wagerageza ibyo ushoboye nawe akagerageza ibyo ashoboye ariko mutabangamirana nimba ari ingumu umuhaye akaguha umugeri ntabwo ari ikibazo ese si kimwe kuri kimwe nimba ari ibuye agukubise ukamukubita irindi hari ikibazo se nyine mbwira ukuntu byagenze aho kwa mudugudu nyine wagiyeyo wamaze gukora ibyo ngibyo ntabwo baranca inzoga cyangwa se amafaranga urumva ko ntatandukiriye simukadi basi se hari uwo wayacishije ntaba nkubeshye nta n'urayancisha ntawe urayacisha nta n'urayagucisha urumva ko nitwaneze izi dipure mva niziga i Nyanza muri kigo cya Bikira jyewe ibyo ngibyo byambaho bitakubaho se wanyweye rwinshi ntiwambwiye ko hari igihe iyo nyweye rwinshi nuka n'abaturage ntago nuka n'abayobozi jye nuka n'abaturage wiruka n'abaturage ariko abo baturage nibo bakujyana ku buyobozi utabashyikire se bakujyana baragusiga cyangwa se ukabasiga nese ngubu twirukana mu muhanda nkagucaho bankurikira nagerageza kukwihorera njyewe nanjye ni 40 nabwira ati ubu itacangirega nubwo nayizanye nayisize mu rugo ariko yaza bishoboka hari ya imirongo burya nifite imirongo mbwira umuntu wifuza guhura nawe muri iki gihugu wumva kabisa umbwire n'icyo wamusaba umuntu wumva wifuza guhura nawe ahubwo se je ntago nsabiriza cyo ni cyambere ariko gusabaho n'umwuga mubi murakoze ariko ubwo ari nkuwa nsaba akakimpa ibyo byaba ari byiza oya hari umuntu afana cyangwa yishimira ukaba wakwifuza guhura nawe nkuko nanjye nifuje guhura nawe ntabwo mfana umuntu mfana ikipe ufana ihe kipe basi mfana Reyo fanira Reyo ninde uri gutoza Reyo muri iyi minsi ntabwo namukurikiranye neza ariko giye mbwira abakinnyi babiri ba Reyo basi murakoze ejo nzaba nyagiye kuri touch ndeba aho bari uri kuntuburira abakinnyi ba Reyo barakuna uretse hari abari baragurije amakipe yo hanze kandi bacu bakomeye bari bakomeye ubwo ari abantu nda kwitaci kuko ntayizanye ahangaha watangiye gufana Reyo ryari watangiye gufana kuva niga primaire azwa na rushungu nawe urushungu ayijyana mu gikombe cya Afurika kuva icyo gihe na n'ubu ni ikihe kintu cyabaye kuri Reyo kikakubabaza kikambabaza niyo kwaje gutsindwa na APR atari ngombwa kandi hari igihe tabatsinda kandi baraminaga bakavuga ati turatsinda nyamara byangira ajya mu kibuga karatsinze mitananga no kuyifana ariko ndacyayifite agatima uracyafite agatima Reyo itari muri shampiyona y'u Rwanda wahita ufana iyihe wahita ufana iyihe nyuma ya Reyo ubwo nahita nikubura n'umushiha nkabireka gufana yazagaruka nkayifana ujya utanga imisanzu se imisanzu mu ikipe kereka mu kabari aho ubaje imisanzu natanze
wabona rwose nitwara neza bahita nk'abasinzi binaha bagaragara ndimo mu basinzi bagaragara wari bwabitse ipantaro mu kabari bakaguha inzoga aho gushyira muri amvelope mu kabari z'urwahibitsa gute none se ushyira muri amvelope ukagusha n'umuvandimwe akaguha amafaranga mwene rwago wari bwashonoza ibishyimbo bitarera ngo ukunde unywa inzoga bitarera bitaratera ahubwo bitarera se waba warabiteye ahubwo ubwo wowe wiyubashye ushonoza ufite intabire nta n'imbuto ufite urashonoza kumbeshya oya ntago kukubeshya ubwo urumva ndakubeshyera ikisi none se ubu ngubu nta bantu bazatanga ibishyimbo bashonoje nese nuko barabiteye bari bafite intabire ahubwo bazatema igimba baba bati ni umuhinzi uzwi neza ko ahinga ibishyimbo reka tumuhe urwagwa y'inkwera amafaranga ni ukuri ukarya ubwo ibishyimbo byakora nawe mukarangiza imirongo ngaho reka ngo usezere wakoze kwitabira ubutumire bwanjye hano kuri Rukamyarungu sezera n'abari bagukurikiye nawe murakoze abari bankurikiye nitwa Nzabimana Janvier umwana muto umusinzi w'umusizi w'umusirimu umeze nk'umusazi w'urusatsi ribi usesa ibigambo biseseza nta n'ibigango bimurangwaho murakoze ngaho funga